Dutangire step by step. Ngiye kuvuga ku buryo wabasha kwifungurira account ya TikTok ariko ihemba neza cyane. Nyuma yaho nkazakwereka n'uburyo ushobora kujya ukuraho amafaranga yawe bakubariye buri kwezi. Uhita ujya muri telefone yawe ukajya kuri website ya TikTok cyangwa kuri application ya TikTok. Dore ngiyi. Ariko ubusabwa kuba ufite email muri telefone yawe utarakoreshaho TikTok na rimwe. Reka twinjire muri TikTok yacu. Ubwo reka twite twinjira kuri application yacu ya TikTok. Ariko bikagusaba ko ufite email muri telefone yawe utarakoreshaho TikTok na rimwe. Mundi wamara kujya kuri application yawe ya TikTok ukayikandaho ukayinjiramo. Wamara kuyinjiramo wangiza ugakanda hano haba handitse profile. Dore ngaha hano murabona haba handitse profile. Ariko hano ngiye kwereka uburyo ushobora kwifungurira TikTok account yawe ibasha guhemba. Mbere ya byose ariko manza ukore hano follow ku isomo tech ndetse unahitemo video yari yose yabasha kugufasha mu buryo bwo kwiga, ubundi nurangiza ukore like, share ndetse na comment. None reka twikomereze tujye aho dushobora gufungurira account yacu. Ubu urugero ngiye nshobora kukwereka account yanjye kushobora kwinjiza agatubutse buri kwezi. Ndakwereka ibanga nakoresheje kugira nawe ujye ubasha kurya ku mafaranga ya TikTok. Reka gwereke urugero. Reka nkanda hano handitse YouTube Studio. Nimara ukanda hano handitse YouTube Studio ndahita njya muri analyze nkwereke ko video zanjye zishobora kwinjiza agatubutse kuri TikTok. Nyuma yaho nibwo nawe uri bwemere ukuri kw'ibyo mbwira mbashe kugufungura account ya TikTok ureba. Urabona ngiyi application Creator Reward Program, dore ngiyi ndayifite. Iyi ni ituma ubasha kwinjiza amafaranga kuri TikTok aho waba uri hose n'igihugu cyose waba urimo, biroroshye. Ubundi mite nkanda hano handitse kuri Creator Reward Program View kugira ngo mace kukwereka ko video zanjye zishobora kwinjiza amafaranga kandi TikTok ari nge wayifunguriye, kugira ngo nawe ubashe kuba wafungura TikTok yawe ihemba mu Rwanda, ujye ubasha kurya ku dufaranga two mu Rwanda. Urabona hano mise nkwereka uburyo TikTok yanjye bakwereka ngo $00, ariko urabona ko TikTok yanjye ifite ubushobozi bwo kuba yakwakira amafaranga. Dore ngaya amavideo ashobora kuba yakwinjiza amafaranga. Aya yose ni amavideo ari kuri TikTok ashobora kuba yakwinjiza akayabuka amafaranga. Ubundi nawe nkwereke uburyo ibi ushobora kwinjizamo amafaranga, video zawe zikaba zarebwa. Dore izi zose ni video zishobora kuba zakwinjiza amafaranga hano kuri TikTok. Noneho reka dusubire inyuma nkwereke uburyo ushobora kwifungura account nshyashya ukoresheje telefone. Aho tuza hano turakanda hano ari uturongo dutatu. Nitumara kuhakanda dutegereze, barahita baduha settings and private. Hano nkuko mubibona. Ubwo niturangiza turete dukanda hano handitse settings and private. Ubwo nitumara kuhakanda turategereza. Nitumara kuhakanda barahita batwafisha hano setting n'ama privacy yayo. Turahita tumanuka hano hanyuma handitse switch account. Nimara kujya kuri switch account ndahita nkanda hano handitse add account. Nimara kujya kuri add account ndategereza. Barahita bama hano handitse sign up for TikTok. Tubona hano handitse continue with Google. Ariko mbere yo gukomeza hano kuri kushyiramo account yawe ya TikTok, dore ikintu cya mbere ugomba kubanza kwitaho kugira ngo uhite ugira account iri international. Urabona hano handitse by continue with account located in Rwanda, you agree to our terms of condition. Ahantu niho hambere ugomba kwitaho ukamenya yuko hano ariho hazatuma ubasha kwinjiza akayabo k'amafaranga kuri TikTok. Urabona hano handitse Rwanda, nkuko mubibona hano handitse Rwanda, location yacu turi mu Rwanda. Nta kintu tugiye gukora, tugiye kwita dukanda hano handitse Rwanda. Nitumara gukanda turahita dutegereza, bahita baduha aho tugomba guhitamo ibihugu. Dore ngaha hano handitse search ugomba guhitamo ibihugu. None ujya guhitamo igihugu uraditamo United Kingdom. Urandikamo United Kingdom. Dore ngiyi United Kingdom bayiduhaye. Nitumara kuhitamo tuhite tuhakanda. Nitumara kuhakanda dutegereze. None urabona account yacu ihise iba by continue account located in United Kingdom. Aha rero niho bagiye babahishira amabanga benshi ngo bafite account international kandi bibere mu Rwanda, ukabona barinjiza ukibaza ate se bo bayifunguye gute. None nizeye ko bitazongera kugucanga. Iri somo niba hari icyo rikwigishije nawe warisharinga ku nshuti yawe ikoresha TikTok ikarekera kujya ureba video z'abandi nayo ikabasha kuba yakwinjiza agatubutse hano kuri TikTok. Urabona hano bahise batwereka ko bahise batwereka ko duherereye muri United Kingdom kandi twibera hano mu Rwanda. Ubwo bagiye kuduha international TikTok account. Ubwo numara kuba wahinduye hariya handitse United Kingdom urahita ukwanda hano handitse continue with Google. Ubwo hano uba bagiye kuguhitishamo email ushobora gukoresha kuri TikTok yawe.
nitumara guhitamo email turategereza, nitutegereza urabona iri gukora login. Nzakwereka n'uburyo ushaka kwifungurira email nziza kandi email yujuje ibyangombwa, nabyo nzabikwereka. Niba ubishaka hari icyo washaka kumenya unyandikire muri comment mbwira ati twereke n'uburyo wadufungurira email. Nurangiza guhitamo hano urahita bakwereka aho wahitiramo igihe wavukiye. Reka duhitamo igihe dushaka. Wamara kugihitamo ukahita ukanda hano handitse continue. Wamara kwakanda ubundi ugategereza.